Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uko twabivuze rero, kuri uyu munsi turizihiza umunsi mukuru w'abakateshiste ku rwego rw'igihugu 25 Gicurasi. Inama y'abepiskopi rero ikaba yatugeneye ubutumwa aribwo tugiye kuzirikana kuri iki cyumweru cya gatandatu cya Pasika. Turazirikana ku masomo atugaragariza umugambi w'Imana ku bantu mu muryango w'Imana. Kuva mu ntangiriro hariho abatumwa kugira ngo amakoraniro atayoba cyangwa agatatana. Kuri iki cyumweru Kiliziya yo mu Rwanda irahimbaza ku nshuro ya 4 umunsi w'abakateshiste. Insanganyamatsiko rero iragira itabakateshiste turangamiye Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Iyi nsanganyamatsiko iragaragaza ko umukateshiste ahora arangamiye Kristo, we umubereye isoko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro mu butumwa yahawe na Kiliziya. Muri iyi yubile y'impurirane y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'125 inkuru nziza igeze iwacu i Rwanda, uyu munsi turashimira abagize uruhare kugira ngo inkuru nziza yamamare mu Rwanda. Muri abo bitangiye inkuru nziza turazirikana uruhare rukomeye rw'abakateshiste batabarika bitanze kugira ngo abanyarwanda bamenye Imana. Yezu Kristo ni isoko y'amahoro. Amahoro nyayo asobanura ituze rishingiye ku mubano mwiza hagati y'Imana n'abantu no hagati y'abantu bwabo. Amahoro nk'ayo niyo Yezu Kristo atanga. Koko rero ijambo rya mbere Yezu yabwiye abigishwa be nyuma yo kuzuka mu bapfuye ni amahoro. Yaragize ati nimugire amahoro. Ayo mahoro abayahawe bagomba kuyasigasira barangamiye Kristo, bagororokera Imana kandi bihatira kubanira neza bagenzi babo bose basangiye ugucungurwa. Ubutumwa bw'umukateshiste mu buryo bw'ingenzi Kiliziya ikoresha yamamaza inkuru nziza, ubwigishwa bufite umwanya ukomeye kandi w'ibanze. Mu bwigishwa niho umukateshiste yuzurizamo ubutumwa akesha batisimu yahawe. Mu butumwa bwe afasha abigishwa guhura na Kristo, bityo bakemera guhinduka, gukura mu kwemera kandi bakizirika kuri Kristo. Ibyo bibageza kuri batisimu ituma bapfana nawe bakazukana nawe. Umukateshiste niwe utoza abigishwa kwinjira mu butumwa bwa Kiliziya bwuzurizwa mu miryango bavukamo, mu miryango ya Action Gatolika, miryango remezo n'izindi nzira zose Kiliziya ikoresha mu gutagatifuza umuryango wayo. Umurimo wo kwigisha ushinzwe mbere na mbere abepiskopi, nibo bakateshiste b'ikirenga. Kwigisha bishinzwe kandi abapadiri nk'abafasha b'ibanze b'abepiskopi. Uwo murimo wo gutoza abandi ukwemera no kubahishurira amabanga y'Imana ushinzwe ku buryo bw'umwihariko ababyeyi barezi b'ibanze b'ukwemera kw'abana babo. Ariko kandi uwabatijwe wese isakaramentu rya batisimu rimuha kugira uruhare ku busaserdoti bwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Buri mukristo wese afite inshingano yo kwamamaza inkuru nziza mu mibereho ye yose, mu mvugo ndetse no mu ngiro, arangwa n'imigenzo myiza ishingiye ku ivanjiri. Ku buryo bw'umwihariko
hari abarayiki bitangira uwo murimo wo kwigisha inkuru nziza nk'umuhamagaro wabo wihariye muri kiliziya, abo ni abakateshisite. Nubwo ubwo butumwa budusaba kwitanga tutizigamye, byaba ari ukwibeshya kubufata nk'igikorwa cy'ubutwari buhambaye bwa muntu, kuko mbere ya byose igikorwa ari icya Yezu, niwe mwogezabutumwa w'ibanze kandi usumba bose. Ubwo butumwa bushingiye kuri Kristo ubwe, we mwogezabutumwa w'ibanze kandi w'ikirenga. Yaduhishuriye ko ari we ibyanditswe n'ubuhanuzi byuzurijwemo, aho agira ati, Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Mu buryo bwose bwo kwamamaza ivanjiri, umwanya w'ibanze uhabwa iteka Imana yashatse kuduhamagarira gufatanya nayo, tukanabishobozwa n'imbaraga za Roho Mutagatifu. Bakristu bavandimwe, turabashishikariza kwitabira ubwo butumwa bukomeye muri kiliziya. Ibyo bigahera iwanyu mu muryango, mukabera abana banyu abakateshisite beza, bityo mukarangiza ubutumwa bwo kurerera Imana n'igihugu. Umubyeyi niwe mukateshisite w'ibanze mu burere bwa gikristu y'umwana we. Gusohoza ubutumwa bwa Kristu muri kiliziya ye. Bakateshisite dukunda, mukomeze kwigiramo ibakwe ryo gusohoka musanga abantu ngo mubamenyeshe inkuru nziza ya Yezu Kristu, maze uko Yezu Kristu agira ati, nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, bibongerere ibyishimo mu kwamamaza, mu mvugo no mu ngiro. Mukomeze kurangamira umuvugizi w'abakateshisite Mutagatifu Andereya Kagwa, wemeye guhara amagara ye kubera Yezu Kristu n'ivanjiri. Namwe muhuze ukwemera kwanyu n'ubuzima bwa buri munsi, kandi mubitoze n'abandi, kugeza aho mwahara amagara yanyu kubera kogeza ingoma ya Kristu muri bagenzi banyu. Turazirikana n'isengesho ryo gusabira abakateshisite. Nyagasani Yezu Kristu, we washatse ko muri kiliziya yawe habamo abakateshisite bo gufasha abantu kukumenya no kukuyoboka, ubahe ubutwari n'ubwitange bakeneye mu kogeza ingoma yawe, nk'uko wadukunze ukatwizera, maze ukaduha ubutumwa. Duha ubuhanga n'ubutwari bwo kukubera abahamya muri iyi si ya none, mu mvugo, mu ngiro no mu mibereho yacu ya buri munsi, nk'uko wakoreye mu bahowe izina ryawe b'Ubugande barimo Andereya Kagwa, umuvugizi w'abakateshisite, ukihesha ikuzo. Natwe uduhe ukwemera gushyitse kwatuma duhara ubuzima bwacu kubera wowe. Tubigusabye ku bwa Yezu Kristu umwami wacu, amen. Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umushumba wa Diyosezi ya Butare, akaba na perezida wa komisiyo y'akateshishezi mu nama y'abepiskopi mu Rwanda. Twakirane ibyishimo ubu butumwa mwepiskopi aduhaye.
Yezu akuzwe. Tuzirikanye rero bavandimwe ku masomo matagatifu yo kuri iki cyumweru, nyuma y'uko Yezu Kristo atubwiye ku cyumweru gishize ko tugomba gukundana kugira ngo bibe gihamya abigishwa be. Kuri iki cyumweru Yezu arakomeza atwinjiza muri iryo shuri ry'urukundo, atwereka ko nta wundi twakesha urwo rukundo atari we. Mu by'ukuri bavandimwe, nta wavuga ngo akunda undi kandi adakunda Yezu. Yezu aragira ati umuntu unkunda azubaha ijambo ryanjye. None se wakunda utumva cyangwa utumvira? Ubivuze gutyo waba uri umubeshyi ndetse bwaba ari uburyarya. Rimwe na rimwe bavandimwe, ujya kumva umuntu aravuze ngo nkunda runaka, ngo ariko nanga iyo atangiye anzanaho za nama ziwe akambwira ngo ngenze gutya, ngo ndeke kuriya. Mu by'ukuri bavandimwe, uwo muntu yababeshya avuga ko akunda uwo muntu kandi atamukunda. Nyagasani kandi aratwereka kuri iki cyumweru ko umwumva akamwumvira yakira amahoro amuha, maze akayasakaza ku bandi. Uwumva Yezu yakira ihumure amuha. Aragira ati ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Aha twakwibaza, se muvandimwe, utewe ubwoba n'iki? Ku isi Nyagasani yayitsinze. Kuba Nyagasani avuga kuriya ngo ntimukuke umutima ntimugire ubwoba, ntabwo bivuga ko adukuyeho cyangwa adushyize mu buzima buringaniye bubura imisaraba. Ahubwo aratubwira ko ibitugoye bitadufiteho ijambo rya nyuma, maze ibyo tunyuramo kubyereka Yezu tukaronka imbaraga n'inkomezi, aho gucika intege nk'abatazi Imana. Iyaba uyu munsi twari twakiriye amahoro ya Nyagasani, ayo mahoro aduhaye, ntabwo imivumba y'isi yaduca intege. Aho kubana, abana murahari? Yezu akuzwe. Mugire gutya turebe. Yezu akuzwe. Ku bana buriya aya matariki ari kwegereza ibizamini, niba hatari babitangiye, ubu ngubu nabo bafite umutima uhagaze. Bana bacu, ntimugire umutima uhagaze ngo bizagenda gute, cyane cyane babanda ababyeyi babwira nyine n'umutima utari mwiza cyane, ati dore ngutangaho byinshi, nuzana amanota make nzakwereka. Yezu akuzwe. Babyeyi, mujye mubwiza abana umutima mwiza, ntabwo kubabwira nabi ari byo bituma bazana ayo manota. Kubakanga ukabakura umutima ntabwo ari byo byiza. Bana bacu rero mukomere, ntimukuke umutima, ahubwo mwizere Nyagasani kuko niwe ugenga byose. Mwakira amahoro abahaye, mumwizere, mumwiringire, bizagenda neza. Urubyiruko, Yezu akuzwe. Urubyiruko tugire gutya turebe. Yezu akuzwe. Urubyiruko narwo rurareba imbere, rukabona hari umwijima ho kuba urumuri, rukabona byayoberanye, maze rukumva rukutse umutima, kandi koko rukabona nyine nta yandi makiriro. Rimwe na rimwe ndetse rugahitamo kwirwanirira ndetse n'izindi nzira zitari nziza rimwe na rimwe. Rubyiruko rwacu dukunda,
ntimukuke umutima, nimwizere Nyagasani mumwiringire kuko niwe mugenga w'ubuzima bwacu. Mumwiringire kuko ikigero murimo n'abo mubona bakuru bakinyuzemo, kandi Yezu urugero rwacu aturi imbere, ntabwo azadutererana. Babyeyi, Yezu akuzwe. Yezu akuzwe babyeyi. Yego, namwe babyeyi rero mukuwe umutima na byinshi. Bamwe batese Mana yanjye ko abana bacu bagiye noneho gutangira ibizamini, kandi minera ishuri ntarayirangiza, ese aho nzayikura hehe? Ese ko amatariki ageze muri 25 iri cumbi ngaramyemo nzaryishyura iki? Ku bacuruzi ati imisoro irakataje rwose, sinzi ukuntu turi bubigenze. Babyeyi, ntimukuke umutima mwibaza uko muzabaho, uko muzabigenza, cyangwa icyo muzambika abanyu, cyangwa mwe muziyambika, ahubwo nimuhanga amaso Nyagasani. Tumwiringire, dushyira amizero muri we, kuko Nyagasani ari we uduhumuriza, niwe udutunga, niwe ubana natwe, niwe utuyobora. Ijambo rye turikunde kandi turigire inkingi mwikorezi y'ubuzima bwacu. Nicyo isomo rya kabiri ryatweretse ko niba Nyagasani turi kumwe, nta bundi buhangange cyangwa ubushobozi biba bigikenewe, kuko Nyagasani arahagije. Ahangaha niho amagambo ya Mutagatifu Tereza wa Avila abona igisobanuro, aho uwo mutagatifu yagiraga ati ntihakagire ikigukangaranya, ntihakagire ikigukura umutima, ntihakagire ikiguca intege. Byose birahinduka, byose birahita, byose biragenda bigashiraho. Imana irahagije. Dieu seul suffit. Ni koko Imana irahagije bavandimwe. Twinginga Imana kugira ngo itubere koko ubuhungiro bwacu. Tuyiringire kuko niyo yo kwiragizwa igihe cyose, nubwo twaba dusumbirijwe. Twabyumvise mu isomo rya mbere, aho Abayahudi bari bahindutse abakristu, bihaye gahunda yo kubwiriza abatari Abayahudi ko bagomba kwigenyesha, kunyura mu muryango w'itegeko rya Musa, ngo kugira ngo babe abakristu. Ariko bavandimwe, abajya inama Imana irabasanga. Intumwa zatanze umurongo mwiza kuri icyo kibazo, maze ubumwe bwa Kiliziya bukomeza koko kogera, maze ijambo ry'Imana ritugeraho. Kuko urukundo dukunda Yezu, urukundo Nyagasana dukunda rurahagije. Tumwiringire kandi tumukomereho, ibyacu bizagenda neza. Dusabe Nyagasani muri itambo cy'Ukaristiya kugira ngo atubwirize, aduhe kumuhitamo, kumwiringira no kumukomeraho muri byose, kabone niyo twaba dusumbirijwe. Turagushimiye Nyagasani Yezu ubw'ijambo ryawe ridukomeza kandi rikatuyobora. Utweretse ko uduhagije mu buzima bwacu. Turinde kugushakira aho utari, tukwakira iwacu kandi twakire n'amahoro uduha. Nyagasani, duha umutima wo kugukunda kuruta byose na bose, maze ijambo ryawe rituyobore, ritugenge ubu n'iteka ryose. Amen.